Okay, this is the top on top. Uyu nguyu bamwita Jay Polly, muramuzi, yakoze ibintu byinshi cyane. Iyi ni episode ya mbere tugiye kujya turebera hamwe ibintu byakozwe n'abalegend bitazibagirana mu mitwe y'abanyarwanda. Ni amasizoni tuzareba paka ku bantu benshi cyane. Muri comment waterekamo umuntu ushaka. Njyewe uyu munsi wa none nabahitiyemo Jay Polly. Jay Polly nta muntu n'umwe utamuzi ku bigwi bye yakoze n'ibintu byinshi byagiye biba. Reka turebere hamwe ibintu byaranze ubuzima bwa Jay Polly bitazibagirana mu banyarwanda. Icya mbere turasanga ku mwanya wa mbere turasanga ihangana n'abanyamakuru. Mu mwaka wa 2012 Jay Polly yagaragaje uburakari bwinshi ku banyamakuru abita amadebe. Ibi byatewe n'uko kudakurikiranwa neza n'itangazamakuru. Ibi byatumye indirimbo ze zimara igihe zidacurangwa kuri radiyo, bituma ajya gusaba imbabazi kugira ngo agarukane umubano n'abanyamakuru ndetse n'abafana. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, Jay Polly yatsindiye Primus Guma Guma Superstar 2014 ya bamwe mu bahanzi bahataniraga icyari Primus Guma Guma Superstar, aho yayegukanye bamuha n'umudari mu mwaka wa 2014. Ikintu cya gatatu kandi, Jay Polly yabaye umuntu wafunzwe inshuro nyinshi cyane. 2018 yaje gufungwa afungiye ibyaha byo gukubita umugore. 2021 yaje gufungwa azira gukoresha ibiyobyabwenge. Ikintu cya kane, Jay Polly urupfu rwe rwaratunguranye cyane cyane. Ibindi bintu byinshi cyane. Jay Polly yakunze kugirana ibibazo n'umuryango. Okay, Jay Polly kandi yabaye umuhanzi w'indorerwamo. Iki cyo nta muntu wakirirwa unakibaza rwose. Jay Polly kandi yabaye umwe muri Tuff Gang. Jay Polly kandi ikindi gikomeye, tumufata nk'umwami wa hip hop mu Rwanda. Jay Polly kandi yabaye umushyushyarugamba w'imyitwarire y'abahanzi. Jay Polly kandi yaririmbye indirimbo zifite ubutumwa buhanitse bukubiyemo inyigisho zirenze ukwemera. Jay Polly, ikintu cya nyuma nubwo nakivuzeho, urupfu rwe rwaratunguranye. Iyi yari episode ya mbere. Muri comment uhite wandikamo undi muri legend, turebe ibintu by'ingenzi yakoze twibukiranya amateka y'abantu babayeho mu gihugu cyacu. Kandi n'umuntu ukiriho biremewe kuba twavuga ibikorwa amaze gukora bitazibagirana imbere y'abanyarwanda. Iyi ni episode ya mbere kuri Flag Top TV. Iyi ni top on to the Jay Polly. N'abandi turaje dukomeze. Ibi byo ni akagaruka mbabwira ko tuzakora byinshi cyane, byinshi. So guys, mbashishikariza gukanda subscribe, tuyo dushyira hanze uhita ubibona. So guys, ciao ciao.